yavuze ngo nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikintu kibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Ni amagambo akomeye cyane kuko ubundi tuba dutekereze ni igicucu cy'urupfu ntago ari urupfu, sibyo? Igicucu cy'ubukene ntago ari ubukene, sibyo? Igicucu cy'ibibazo ntago ari ibibazo, ni igicucu cucu. Kugira ngo ubone agaciro k'ibyiza Imana igukorera nuko ibigeragezo bibaho. Umwijima uzaza ariko jya umenya ko umucyo hari nawo. ababishoboye bahaguruka tugafatika.
Yesu kurura iby'Imana yagukoreye mu buzima bwawe. Haleluya. Gutuye indirimbo Yesu uyakire ikubiyemo amashimwe. Gutuye indirimbo Yesu uyakire ikubiyemo amashimwe yanjye yose. Mwami Imana ishobora byose. Haleluya. Uri igitare gikomeye Mwami ukwiye gushimwa. Uwiteka ndakunezera muri kino gitondo Mwami ko wakoze imirimo. Gushimire Mwami Imana ibyo wagiye dukora bitangaje. Gushimire Mwami Imana ko wadusekeje Mwami twari tubabaye. Oh Yesu Mwami Imana turagushimiye ko wakoze imirimo itangaje mu buzima bwacu. Turimo turavuga imirimo yawe. Turimo turagushimira Yesu. Ndagushimiye kubw'ijambo rya tugiye kumva. Ndagushimiye Mwami Imana ko ijambo rya rifite imbaraga. Ndagushimiye kujya gufungura imitima yacu. Uwiteka ndimo nasenga mboza kino kirere. Ndimo nasenga Mwami mpamagara imbaraga zawe. Ndimo nasenga Mwami Imana mpamagara ijuru. Ndimo nasenga Mwami Imana ninginga ngo ubane natwe. Tugutuye imitima yacu. Uwiteka ngo tugaburire mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Uwiteka baha umugisha. Reka tuganira amagambo y'Imana. Haleluya. Nanjye nongeye kubasuhuza. Haciye iminsi myinshi. Pastor niwe wambaza ngo nzagaruka ryari. Ariko uno munsi twagarutse, Imana ihabwa icyubahiro. Ndashimira Imana ko naje n'umushumba mukuru hari, naje ubushitsi udahari. Amazina yanjye ni Kwizera Josue. Nibyo byoroshye. Yararize nibyo byoroshye. Ndashimira Imana ko yabanye nanjye muri uno mwaka wose ndetse n'imyaka yose igera muri 3 mazanga ndi gutangira umwaka wanjye wa nyuma ahangaha w'amashuri. Ibyo Imana yabanye nanjye ndabishimiye. Ntabwo ndi butinde ko pastor namwe ko dufite gahunda zindi tuyogana amagambo y'Imana. Ariko hari ijambo rya mbere yasomye iriya Zaburi ya 23 ndashaka kuvuga ku murongo wa 4 gusa. Yavuze ngo nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikintu kibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Ni amagambo akomeye cyane kuko ubundi tuba tutekereze ni igicucu cy'urupfu ntago ari urupfu, sibyo? Igicucu cy'ubukene ntago ari ubukene, sibyo? Igicucu cy'ibibazo ntago ari ibibazo, ni igicucu. Igicucu nta kintu kigira ku muntu kuko ni igicucu. Haleluya. Icyo nshimira Imana ni uko ibyo bintu byose nubwo tubicamo nk'abakristo ari ibicucu. Nazanye amagambo yo kubakomeza muri kano kanya bavuga nti ibyo tunyuramo byose ntago mbizi ariko ni ibicucu. Ikindi kugira ngo igicucu kibeho hafi aho haba hari urumuri. Nijoro ntabwo ubona igicucu. Iyo hari urumuri nibwo ubona igicucu. Uyu mwana aciye mu kanya ngiye kubona mbona anyeshwa gucangaha ukitubona igicucu cyanjye kuko ahangaha hari urumuri. Ariko ningira ahantu hari umwijima ntabwo ndibone urumuri. Nukuvuga ngo icyo nshimira Imana nuko nubwo tunyura mu gicucu haba hari urumuri rutwereka ko hafi hari urumuri. Haleluya. Dusoma amagambo y'Imana. Turasoma muri Matayo bice byaho 26 umurongo wa 23. Haranditse ngo hashize umwanya muto abari bahagaze aho baraza babwira Petero bati nukuri nawe uri umwe muri bo ndetse n'imvugo yawe irakumenyekanishije. Turaza gusoma nanone igitabo cy'Itangiriro, igitabo cya mbere cya Mose cy'Itangiriro igice cyaho cya mbere umurongo wa 1 tugeze kwa 10. Bibiliya iratubwira ngo Imana irema isi n'ijuru n'ibirimo byose. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Isi yari itagira ishusho, yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Uwo ni umurongo wa mbere. Turi kubona isi idafite ishusho,
turi kubona isi idafite gahunda, turi kubona isi yuzuye umwijima, turi kubona isi idafite ubuturo bw'umwuka w'Imana. Turi kugendana, turi kubona ikintu kidafite gahunda. Hanyuma Uwiteka atangiranye gahunda yo kuvuga ngo tugiye kurema. Tugiye kwinjira ku murongo wa 2, sibyo? Ntabwo nshaka ko umuntu uza gusigara. Umurongo wa 2, wa 3. Imana iravuga iti habeho umucyo. Umucyo ubaho. Imana ibona umucyo ko ari mwiza. Imana itandukanya umucyo n'umwijima. Ndashaka gutinda hanga gato. Ikintu cya mbere Imana yabonye cyari gikenewe mu isi ni ukubanza gukuraho umwijima. Dutwaye mu kanya tuza, ntago wari utwaye, nagiye nitegereza umucyo, mbona ukuntu tubasha gutwara tukabareba inzira kuko turi kubona umucyo. Ndetse n'izuba ridahari ducana amatara y'imodoka kugira ngo turebe imbere. Turi kumwe? Umucyo nicyo kintu cya mbere Imana yifuje ko umuntu yabanza akagira. Mbere utaramenya Imana wari nka yasi. Hari icyo Imana yaturemeye, yifuje ko umwuka w'Imana yatura muri wowe. Ariko ikintu cya mbere Imana yashakaga ni uguhereza, cyangwa se inashaka mu buzima bwacu, ni ukuguhereza viziyo. Viziyo ni uwo mucyo, sibyo? Nibwo ubasha kubona ahantu uri kujya. Viziyo ya mbere Imana yifuje ku muntu nuko umuntu amenya Imana, akakira Yesu umwami n'umukiza. Nicyo kintu Imana yifuzaga cyane, ko umuntu abanza akamenya Imana. Iyo niyo viziyo umuntu wese yakagize. Kuruta uko umuntu yavuga ngo ndifuza kuzagira amashuri angana gutya, ndifuza kuzakora uko bimeze gutya. Ibyo ngibyo ni inyongera, ni indi viziyo yindi, ni ibyiyongera kuri bya bindi. Viziyo ya mbere Imana yari ifite ku muntu nuko umuntu amenya Imana, agafunguka amaso, akamenya Imana. Ikindi kintu Imana yifuje nuko umuntu aba afite gahunda. Ubushize ababyeyi nabahaye mikoro ndababwira ni gute muri kwinvestinga mu murimo w'Imana kugira ngo abana banyu bazarye ku mbuto ibyo muri gutanga. Uko mukoreye Imana kano kanya, abana banyu bazabigiramo ingaruka mu gihe kizaza. Ndetse natwe tuzaba ababyeyi, dukeneye kwinvestinga mu bana bacu kugira ngo bazabeho neza, bo bakunda Imana. Uko tumeze uku nguku nuko ababyeyi bacu hari icyo bitangiye umurimo w'Imana mu gihe cyatambutse, kugira ngo kano kanya tuzabe twicanga turi kuvuga Imana natwe. Umucyo nanone turawugereranya n'ibintu byiza Imana igitukorera, imigisha y'Imana. Niba mwasomye neza Bibiliya yatubwiye ngo Uwiteka yatandukanyije umucyo n'umwijima, ariko Uwiteka ntabwo yakuyeho umwijima. Turi kubyumva? Byari kuba byiza Uwiteka yakuraho umwijima, tukajya tubona, tukaduhora mu byiza. Ariko Uwiteka yaravuze ati oya, kugira ngo ubone agaciro k'ibyiza Imana igukorera, nuko ibigeragezo bibaho, wa mwijima uhoraho. Niyo mpamvu ndi kubasaba, cyangwa se mbabwira nanjye nibwira, ibigeragezo nubwo wabinyuramo, ibibazo nubwo wabinyuramo, ntabwo bizigera bibura. Uwiteka nicyo yashyizeho, aravuga ngo rimwe buzira ubundi buzacya. Ntabwo buzahora bwije gusa, kandi nta nubwo buzahora bukeye gusa. Ariko icyo nifuza ni uko umukristo uzi Imana amenya ibihe agezemo kandi akabyitwaramo neza. Twasomye amagambo atubwira kuri Peter cyangwa se Petero. Baramubwiye bati nyamara uri umwe muri bo. Ataranavuga, ubwa mbere baraje baramubwira ati uri umwe muri bo. Kuko hari process rero anyuzemo yamwerekanaga ko ari umwana w'Imana, ko yabanye na Yesu, hari uko yasaga. Petero aravuga ati hoya, ati uwo muntu sinanamuzi. Umuja wa kabiri aramubwira ati Petero, ati nyamara wari kumwe nawe. Petero aravuga ati hoya, yari ari mu bihe by'umwijima. Hanyuma umuntu wa gatatu araza aramubwira ati, abwira abandi bagenzi ati ariko nyamara no muntu we kumwe nabo
Petero avuze ngo umuntu simuzi, bahita bavuga bati ukuntu uri kuvuga biri kubigaragaza ko wari uri kumwe nawe. Icyo ni ikintu yakaba yarishimiye, ariko ni ikintu yumvishe kimuteye ipfunwe. Hari igihe tugera mu bihe by'ibibazo tukumva dufite ipfunwe ryo kuba twaba abana b'Imana, tukumva dufite ipfunwe ryo kuba twaba abakristo, ndetse nimwe na rimwe tukihakana Imana tukavuga ati Mana ntabwo tukuzi. Ariko nyamara Satani arakureba akavuga ati uyu nguyu asa nkawe, asa n'umwana w'Imana, ariko twe ntabwo tumenya ko ari byiza. Bibiliya niyo yavuze ngo ujye wishimira igihano Uwiteka guhana, kandi ukugeragezwa kwacu yarimo irabigeranya nk'uko zahabu icishwa mu muriro itegurwa. Iyo tugeze mu bihe byo gucika intege, mbese dukora iki? Kwihakana Imana cyangwa se dutegereza umucyo? Dukomeze ijambo ry'Imana. Biravuga ngo Imana yita umucyo amanywa, umwijima wita ijoro, buragoroba buracya. Uwo ni umunsi wa mbere. Ku munsi wa mbere ikintu Imana yaremye umucyo. Ntabwo Imana yaremye isi yari iriho, wari uriho, ariko ikintu Imana cya mbere yakuremeyeho, igushakaho, ikwifuzaho, kugira iyo viziyo, kugira uwo mucyo. Umwijima uzaza, ariko jya umenya ko umucyo hari nawo. Umurongo wa 6 Imana yavuga ngo habeho isanzure. Imana iravuga iti habeho isanzure hagati y'amazi rigabanya amazi n'andi mazi. Imana iremera iryo sanzure, igabanya amazi yo munsi y'isanzure n'ayo hejuru yaryo, biba bityo. Imana yita iryo sanzure ijuru, buragoroba buracya. Uwo ni umunsi wa kabiri. Umunsi wa kabiri turimo turabona ko haremwe ikintu bita ijuru cyangwa se ikirere. Niga ibijyanye n'ikirere ngewe na Yerize niwe dufatanya turigana. Tuzi imvura twese. Imvura ibasha kweza ibintu. Imvura ireza imyaka tubona kugira ngo yene ko imvura tuba twayakiriye. Ariko imvura nanone ijya idusenyera iyo myaka. Turi kumwe? Dushobora kubona ibyiza by'imvura cyangwa tukabona n'ibibi by'imvura. Imana yashyizeho icyo kirere mu buzima bwawe, kirimo imigisha. Ariko ndashaka kubabaza bene data, mbese imigisha y'Imana dufite iri kutwereza cyangwa iri kudusenyera? Pastor Yemara avuga ngo kuzanga ni amahirwe twagize muri Amerika. Ni amahirwe akomeye cyane. Ese kuza muri Amerika byatugiriye umumaro mu kujyanye no kwinjiza umurimo w'Imana cyangwa se biri kudusenyera? Ingaruka z'ibikorwa abantu dukora ahangaha ku isi nibyo byangiza ikirere kigahinduka. Isi nguri kuvuga iri kurwana icyo bita ihindagurika ry'ikirere. Ariko ibyo byose byatewe n'ingaruka z'ibikorwa by'abantu. Imyuka abantu bohereza mu kirere niyo yangiza cyangwa se niyo itera ikirere dufite ukuntu kimeze. Kwiyongera k'ubushyuhe n'ibindi byose. Ibyo byose ni ingaruka z'ibikorwa by'abantu. Ese ibikorwa byawe biri gutuma imvura wakira imeze ite? Dushobora gukora ibikorwa tukohereza ibyuka byinshi mu kirere, biriya byose bizatera imyuzure. Ni gute uri gukora umurimo w'Imana ku buryo bitazateza ingaruka ahazaza hawe? Dukomeze ijambo ry'Imana. Imana iravuga iti amazi yo munsi y'ijuru ateranire hamwe, ahumutse haboneke. Biba bityo. Imana yita ahumutse inyanja. Imana ibona ko ari byiza. Imana iduhana umugisha. Nandi bugereza ntabwo ndi bukomeze byose ko amasaba amayini make. Uwiteka aravuga ati ntago bihagije
Imana irabona ntago bihagije mu buzima bwawe gukomeza create utuntu twonyine, iravuga iti none hagiye kuba ikintu bita inyanja. Mu nyanja ntidukuramo amafi tukajya tukishima, ariko ntitukibagirwe ko mu nyanja naho harimo imiyaga imihengeri. Byari kuba ari byiza Imana idashyira imihengeri mu mazi, sibyo? Igashyiramo amafi gusa. Ariko Uwiteka hari icyo yatwifujeho nk'abantu. Hari ubuzima Imana ishaka abantu babamo, aribwo ndi kubabwira kano kanya. Ndi kubakomeza mbabwira nti ibihe wageramo hari ibindi bihe. Imana ntabwo yageze ahantu hose ngo yashyire amazi, oya, yashyizeho ngo n'inkombe. Turi kumwe? Ubutaka, kugira ngo nuza iyo nyanja nyine umeze nabi, imiyaga iri kuza, imihengeri iri kuza, ujye uhungira ku butaka, sibyo? Ujye uhungira ku butaka. Ariko ikibabaje ni uko akenshi iyo turi mu bibazo ntabwo dushaka guhungira ku butaka, ahubwo dushaka kuba muri ya nyanja ngo imihengeri ikomeze idutware. Uko imihengeri ikomeza kudutwara niko twibagirwa Imana cyangwa se ikintu Imana yadukoreye. Ubutaka ndi kuvuga guhungiraho ni Kristo duhungiraho. Impamvu Imana irema ibyo bintu byose, ibibi n'ibyiza, ni ukugira ngo mu gihe cy'ibibi tuyisange, tuyitabaze, tuyibuke ko ari Imana ishobora byose, tuyibuke ko ari Imana itanga byose. Ndi gusatira umusozo, ntabwo nshaka ko tuzamera nka Petero. Petero yageze mu bihe aravuga ati oya, ntago Kristo umuzi, kandi ikidatangaje nuko Kristo yaramaze kwimubwira ibyo bintu. Ijambo ry'Imana ryarabitubwiye natwe. Nitugera mu bibazo tukibagirwa Imana, nitukihakana Imana, tujye twibuka ko ni igihe. Bibiliya yavuze neza mu mubwiriza ngo buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Ibice bya bitatu. Hari igihe cyo kubabara n'igihe cyo kwishima, hari igihe cyo kurira n'igihe cyo guseka. Icyo nababwira ni iki, ntimucike intege. Ibyo unyuramo ni iby'igihe gito, ni akanya gato. Ikindi kubabwira, dukeneye viziyo ivuye ku Mana. Mose hari ijambo yasabye Imana mu kuva ibice bya 33, aravuga ngo Uwiteka mpishurira imigambi yawe yose. Yaravuze ngo ujye untuma ngo ninjyane ubwoko bwawe, ariko ngo ntumbwire dutumanye. Ariko muri kano kanya turashaka ko tujyana amasezerano, ndashaka umbwira imigambi yawe yose ufite ku buzima bwanjye. Uwiteka aravuga Mose ntabwo nabikubwira, tekereza Imana ikubwiye nawe imigambi yose igufiteho. Wahita uyihakana tuba ati Imana nyine birarangiye, nzi ibyo ushakaho. Imana aravuga ngo nzanyuza kugira neza kose imbere yawe, gusa ntabwo nabwira imigambi yawe. Haleluya. Nubwo utazi ibyo Imana igushakaho, kuba imbere y'Imana biguhereza vision yaho ujya. Imana ni umucyo n'urumuri rutwereka aho turi kujya. Ni kwa kundi utwaye imodoka ukaba ufite umucyo, izuba cyangwa se amatara ari kwaka nijoro, uri kugenda mu mwijima ariko ufite umucyo. Koresha uwo mucyo, ariwo jambo ry'Imana, ariwo Yesu Kristo. Muri abagenzi bajya mu ijuru, muri abakristo, ariko mubeho nk'abakristo. Biravuga ngo ubwo yihanganiye mugerageza, ngabasha no gutabara abageragezwa bose. Hari impamvu Kristo nawe yanyuze muri biriya bintu byose, nawe umubabaro yawunyuzeho. Bibiliya itwereka neza ngo yageze naho yiganyira, atangira kuva ibyuya bivanze n'amaraso. Ariko ndi kubabwira nti ibyo mwanyuramo byose ni igicucucucu, nta nubwo binahari. Kandi kugira ngo icyo gicucu tukibone nuko twabonye ko Kristo ari urumuri rwacu. Ijoro ni rirerire ariko amanywa ajya abaho nayo. Imana itugire neza cyane. Ndasoje. Si ibyo yemwe,
ndizera buri muntu wese ari cyo yakuyemo muri ino jambo.